nubwo wahanura ariko utagira urukundo ntacyo byaba bimaze. Urukundo rwihanganira byose, rukababarira byose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite umutima udakunda, nawe ntiwitegure gukundwa, kuko icyo umuntu biba nicyo asarura. Banza ukemura icyo kibazo, kuko Imana ntabwo icyo ikeneye ari iryo turo ry'ibifatika. Ituro rya mbere Imana ikeneye ni umutima wawe. Umutima wawe nuba wera, umutima wawe nuba utunganye, umutima wawe nuba wuzuye imbabazi, umutima wawe nuba wuzuye urukundo, umutima wawe nuba wuzuye kubabarira. Aleluya! Bizatuma Imana ikwemera, kandi Imana nikwemera izakwemeza abantu. Kwizera niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo. Ijambo riravuga ngo habeho, isi ibaho. Uyu munsi wa none Imana ikuremeye umutima wizera, warema ibitariho bikabaho. Uyu munsi Imana ikuremeye umutima wizera, warema ibintu bitigeze bibaho mu buzima byarangiza bikaremeka. Wazana impinduka mu muryango wawe bitewe n'iki? No kwizera. Amen. Amahoro ya Kristo nabane namwe bene data. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ni Reverend Prophet Ernest nyinde kubasuhuza kandi bakunda cyane. Ndabashuje abantu muri imbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari muri diaspora mwese muhabwa umugisha n'Imana, ndetse n'abarundi tubasha kuvuga ururimi rumwe muhabwa umugisha n'Imana, ndetse n'abandi bantu mwese mudukurikiye hirya no hino ku isi mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Yesu rero akomeze kubishimira muri byose, kandi mu byo mukora byose Uwiteka akomeza bishimire. Reka dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya w'imamba y'umunsi tugiye kwakira, igiye kuduhembura mu bugingo, kugira ngo tubashe kugenda twuzuye. Uko dutunga umubiri ni nako tugomba gutunga ubugingo. Urakoze kubikoreye kuyubayisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cyaho ni igice cya 10 umurongo wa 34. Haravuze ngo Petero, haleluya, 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 haleluya. Ibyakozwe n'Intumwa 10:34 haravuze ngo Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose 3:5 uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwuzana ijambo rivuga ngo abantu bakwemera nibakwemeza Imana, ariko Imana ikwemeye yakwemeza abantu. Haleluya. Abantu bakwemera nibakwemeze Imana, ariko Imana iyo yakwemeye ibasha kukwemeza abantu. Wakora ibishoboka byose abantu bakakwemera, ariko ntabwo bakumviye ku mutima w'Imana. Ariko nugerageza kunezeza umutima w'Imana, Imana izakwemeza abantu. Dore ibintu 4 byatuma Imana itakwemera. Icyambere ni ukutizera. Bibiliya iravuga ngo umutima utizera ntabwo ujya unezeza Imana. Umutima utizera ntujya unezeza Imana. Iki kintu kirinde, uze kuza gusenga Imana, ubwira Imana ngo Mana mu mutima kwizera. Icyakabiri cyatuma Imana itakwemera, amen, ni umutima urimo ibyaha. Igihe cyose igihe ufite umutima wuzuye ibyaha, cyangwa se umutima ugucira urubanza, ubusabane bwawe n'Imana buzaba buhagaze. Kuko umutima urimo icyaha ntabwo Imana iba yongeye gusabana nawe, kandi gusabana kw'Imana nawe nibyo bituma Imana ikwemera. Ndagira ngo uyu munsi wa none usaba Imana umutima utagucira urubanza. Umutima utagucira urubanza, uza kuza gusenga. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 haravuga ngo imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka. Ntabwo ushobora gutinyuka imbere y'Imana ufite umutima ugucira urubanza. Icya 3 cyatuma Imana itakwemera
ni ukuba umutima wawe nta rukundo ruwurimo. Amen. Igihe cyose usenga ariko umutima ukaba udakunda, biragoye. Bibiliya iravuga mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorino igice cya 13, yaravuze ngo nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika, nubwo wahanura ariko utagira urukundo, ntacyo byaba bimaze. Urukundo rwihanganira byose, rukababarira byose. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ufite umutima udakunda, nawe ntiwitegure gukundwa, kuko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Umutima ukunda unezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo kundisha Imana umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ibyo bice byawe byose biramya Imana, ariko byose biraza bikubira hehe? Mu rukundo. Kuko urukundo ni Imana yarutangije. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibi ni ibintu byatuma Imana itakwemera. Icyakane cyatuma Imana itakwemera ni ugusenga ufitanye ikibazo na mugenzi wawe. Amen. Tekereza kugera ku rwego Bibiliya yavuze ngo nujya no gutanga ituro ryawe, ugiye gutura, ngo ubanze urebe umuntu mufitanye ikibazo, ubanze mukemure icyo kibazo, ubundi nurangiza ugaruka ubone gutura ituro ryawe. Noneho ukarifata ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, ukagenda ukaritura. Banza ukemura icyo kibazo, kuko Imana ntabwo icyo ikeneye ari iryo turo ry'ibifatika. Ituro rya mbere Imana ikeneye ni umutima wawe. Umutima wawe nuba wera, umutima wawe nuba utunganye, umutima wawe nuba wuzuye imbabazi, umutima wawe nuba wuzuye urukundo, umutima wawe nuba wuzuye kubabarira. Aleluya! Bizatuma Imana ikwemera, kandi Imana nikwemera izakwemeza abantu. Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuha icyo kunywa, ngo icyo gihe uzaba ufashe umuriro waka w'amakara uwumurunze ku mutwe. Manishe, ibi ni ibintu byatuma Imana itakwemera. Dore ibintu bine rero byatuma Imana ikwemera. Mvuze ibintu bine byatuma itakwemera, ngiye kukubwira n'ibindi bine byatuma ikwemera. Icyambere cyatuma Imana ikwemera ni ugukora ibyo gukiranuka. Umutima ukiranutse. Umva Bibiliya ukuntu ivuga, Yesaya 3:10, haravuga ngo nimuvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, kandi ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Abakiranutsi b'Imana bazagubwa neza. Ni gute wamenya ko wakiranutse? Ni igihe utunze umutima utagucira urubanza. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Kira umutima ukiranutse. Uyu munsi uze kuza kugira icyifuzo, ubwira Imana ngo Mana mereza umutima ukiranutse, mereza umutima utacira urubanza. Icya kabiri cyatuma Imana ikwemera ni ukugira umutima wizera. Kwizera ngo Aburahamu yizera Imana, ngo Imana imuhwanyiriza no gukiranuka. Kwizera. Yakobo yaranditse igice cya 5:15, aravuga ngo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami azamuhagurutsa, ngo nubwo yaba yarakoze ibyaha azaba bibabariwe. Aleluya! Kwizera ni ibiganza bitagaragara ariko byakira ibintu bigaragara. Kwizera ni ibiganza bitagaragara ariko bikora ibigaragara. Imana ikuremera umutima wizera mu izina rya Yesu. Kwizera, umutima wizera. Bwira Imana ngo Mana ndemera umutima wizera. Biravuga ngo umunyantege nkeya yatureka ari umunyembaraga. Kwizera. Yakobo yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo, Yakobo 2:14, ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Nugira n'umutima w'urukundo ukagira umutima wizera, uzagerageza kugenda ukora n'ibikorwa byo kwizera. Hamwe uba ufite ibihumbi 10 mu mufuka wawe,
ubona ariyo makiriro, warangiza ukavuga ngo ndemera n'ibyo 5 ibindi 5 mbiho umukene. Ubwo ufite urukundo, wakunze mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndetse wanabona babaye kukurusha, kavuga ngo ufite kwizera ko ngiye Imana yanyingurira indi miryango, warangiza ukaba wayahereza uwo mukene. Ubwo ni wa mutima w'urukundo. Iyo umuntu akunda aranitanga, ibyo byose ni wabikora utizeye. Kwizera niko kwatumye baca ku nyanja itukura nko ku butaka. Kwizera niko kutumenyesha ko isi yaremwe n'ijambo. Ijambo riravuga ngo habeho, isi ibaho. Uyu munsi wa none Imana ikuremeye umutima wizera, warema ibitariho bikabaho. Uyu munsi Imana ikuremeye umutima wizera, warema ibintu bitigeze bibaho mu buzima, byarangiza bikaremeka. Wazana impinduka mu muryango wawe bitewe n'iki? No kwizera. Amen. Imana ishimwe. Icya gatatu cyatuma Imana ikwemera, Imana ishimwe, ni ugusenga. Asengesha. Iyo umuntu arimo asenga, agasenga Imana, akagera ku rwego rwo gutitiriza. Gusenga biri mu byiciro. Titiriza, icyo bita gutitiriza. Titiriza. Umucamanza yatitirijwe n'umupfakazi. Luka igice cyaho cya 18. Aratitiriza. Umucamanza aravuga ngo nubwo nubaha Imana sinite no ku bantu, ariko kuko unitirije reka nkurengere. Yesu ahita abacira umugani avuga ngo ni muri buriya mucamanza utubaha Imana nite no ku bantu. Ibyo agira uriya mupfakazi wamutitirije, ngo niba bimeze bityo Imana yo nizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Wari urasenga ukarambirwa, ndagira ngo nkubwire, injira mu bihe byo gusenga n'urambirwa, uve muri ayo masengesho. Imana ikwemeye. Imana nikwemera rero izakwemeza abantu. Abayuda barasenze, Imana irabemera, bajya imbere y'umwami. Esiteri ajya imbere y'umwami atari igihe cyo guhura nawe, kuko ijuru ryari ryamwemeye, amutunga inkoni. Haleluya. Aramubwira ngo saba icyo shaka. Imana ikwemeye, ikwemeza abantu. Birangira Imana yemeye Moridekayi nyuma yo gusenga. Hamani amutambagiza umurwa w'Ishushani. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga mu gitabo cya Esiteri igice cya 9 ngo mu ijoro, ngo mu gihe abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagira ububasha, ngo ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana nikwemera, ibyakugizaho ubushobozi ugiye kubigiraho ububasha. Imana nikwemera, ibyakugizaho ubushobozi ugiye kubigiraho ububasha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Icya kane ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kugira umutima w'urukundo. Kugira umutima w'urukundo. Urukundo rubabarira byose, rwihanganira byose. Nugira umutima udakunda ntuzemerwa, ariko nugira umutima ukunda, haleluya, uzemerwa n'Imana. Imana iguha umutima ukunda. Hari umugabo umwe wubatse sinagogi, igihe kiragera umugaragu ararwara bikomeye, barangije bahamagara umwami Yesu. Yesu arahagera, ni hejuru y'Ikaperenawumu, nimuhagera muzahabona ku nyanja. Arangije aramuhamagara, aramubwira ngo umugaragu wanjye ararwaye. Baramubwira ati ariko ibyo wavuga byose, iriya sinagogi ni nawe wayitwubakiye, ni umunyamahanga, ntabwo ari uwo mu bwoko bwacu. Yesu aramureba, haleluya, aravuga ngo kwizera kwawe cyangwa se umugaragu wawe yamaze gukira. Bitewe n'iki? Biriya bintu yabikoreye mu mutima w'urukundo. Ibintu byose uzakora, ibintu ibyo ari byo byose uzagerageza, ariko ukabikora nta rukundo. Icyo uzatanga ukagitanga wihimbaza, icyo uzakorera umuntu ukagikora wihimbaza, ntabwo kizakwemeza Imana. Ariko nugikorera mu rukundo, Imana izacyakira, ubundi nirangiza ikwemeza abantu. Abantu bakwemera ntibakwemeza Imana, ariko Imana ikwemeye
yo yabasha kukwemeza abantu. Irinde bino bintu bine, ukurikize bino bintu bine. Niwirinda bino bintu bine ugakurikiza bino bintu bine, uzatuma wemerwa n'Imana. Haleluya! Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kubwo kugira neza kwawe, ngushimiye kubwo urukundo rwawe. Reka aba bantu ibi bintu 8 tuvuze, ibi bintu 8 twatuye muri imamba y'umunsi, reka bize bibakorere. Bine babyirinde, ibindi bine babikurikize, maze bagende bakora ibintu bidasanzwe. Uwari warananiwe, uwo byari byaranze, uwo byari byarapfuye, uyu munsi wa none nibizuke. Abantu bamwemera ntibamwemeza Imana, ariko umwemeye ubasha kumwemeza abantu. Reka baharanire kwemerwa n'Imana. Abantu baratwemera bakadutaka, bakatujyana, bakadushyira ku masitati aho badushyiriyeho, ejo bakadukuraho. Ariko iyo wadushyize ku munara, kereka tuwimanuyeho, we ntabwo ujya utumanura. Ndagushimiye ko utari Imana y'agahararo, naguharara. Iyo ubanye n'umuntu ntabwo ujya umusiga mu byago. Twabonye inshuti zidusiga mu byago kuko zari inshuti zidafite urukundo ruturuka kuri wowe. Ariko mu izina rya Yesu ndasengera umuntu wese udukurikiye, umuhereze urukundo kandi umuhereze inshuti zivuye ku mutima wawe, umuhereze inshuti uziremeye. Urakoze ko bikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Nimugire umunsi mwiza, iri jambo rize kubahembura. Murakoze cyane. Merci.